uyu munsi nk'uko natangiye mbivuga tushoje igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 hano Amsterdam mu Buholandi. Ni umunsi watangiye mu gitondo kare nk'uko nabivuze, bashyira indabo ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwahawe ibuka na Ambasade y'u Rwanda hano Amsterdam. Nyuma yaho habaye urugendo nk'uko nakomeje kubibabwira. Twaje rero no kuza hano muri iyi nzu ngari turi, aho Ambasaderi w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yahaye ikaze afatanyije na Presidente wa Ibuka Safari Christina abaje kwitabira iki gikorwa. Babaha ibyicaro baraganira, hakaba habaye ijambo rya Minisitiri w'Ubutabera wa hano mu Buholandi ndetse n'abandi banyacyubahiro batandukanye, n'ijambo rya Ambasaderi w'u Rwanda, ijambo rya Presidente wa Ibuka. Abo bose bamaze gutanga ibyo biganiro, humvwa indirimbo ijyanye n'iki gikorwa cyo kwibuka. Ubu hakurikiyeho gusangira ikirahure kugira ngo abantu bakomeze bibuke batuje. Akaba kandi iyi gahunda irangiye uyu munsi ku itariki 7 ari gahunda izakomeza muri iyi minsi 100 ndetse no ku itariki 4 nk'uko twabibwiwe na Presidente wa Ibuka y'Ubuholandi. Hateganyijwe umugoroba wo kwibuka, uzashyika mu masaha akuze. Ubwo rero ni gahunda zikomeje nk'uko turi hano mu Amsterdam, ndetse hari abari i Bruxelles n'abandi bari Berlin, hirya no hino mu Burayi, mu Rwanda. Ni igikorwa kirimo gikorwa hirya no hino ku isi. Reka mbabwire nti mukomeze mwibuke mutuje kandi mwiyubaka. Yari Karima Wege hano Amsterdam. Mwazizuba